Ndi cya kabiri asize uruhinja ashize umugabo, natwe umuryango twari tukimushaka, gahinda ntabwo twakabura. Bigaragara ko yabanje kwirwanaho biba iby'ubusa nyine, yaragerageje no gutabaza. Ahantu yiciwe ni hepfo ya ziriya ntusi, ahantu hari ibiti bibiri bya sipure. Ni mu karere ka Huye, ni mu murenge wa Ngoma, ahabereye amahano nk'aya ngaya. Ni umugore wishwe akicwa urupfu rubi cyane, akicwa urw'agashinyaguro, dore ko uyu mugore apfuye asize abana batatu agasiga n'uruhinja. Uyu mugore rero ari mu kigero cy'imyaka 40, yishwe n'abagizi ba nabi batahise bamenyekana. Uyu mugore yari agiye gukura ibijumba mu kabande, nibwo abagizi ba nabi baje kumutegera, ndetse afite isuka ku mutwe ndetse afite n'ikirepe. Baraza baramutegera, bamwambura ibyo yari afite, baranamusambanya. Bundi umurambo we basanze wambaye ubusa, aho bamusanze mu ishyamba, bamwishe barangije baranamusambanya. Bivuze ngo uyu mugore bamusambanyije, babonye uko yababonye amasura, birangira bamwishe kugira ngo inzego z'ubuyobozi zitaza gukora iperereza, uyu mugore akahita abavuga. Nibwo rero uyu mugore yaje kwicwa ndetse anafashwe ku ngufu. Baturutse hano mu mihogo, bashyiramo icyuma barakeba, basiguye umutsi w'inyuma, barangije bamusasira ibitusi baramwubika, bamwambuye imyenda. Ariko baragenda bagiye basanga bamukese ijosi nyine bajugunye. urumva byabura se kumuhohotera n'ibyo babanje mbere yuko bamwica. Baranabikoze nabyo, none se wabwirwa n'iki ko batabikoze? Wasanga umuntu yambaye ubusa ukumva ko atakorewe ibyo bintu. Bamwe mu baturanyi b'uyu mugore bavuga yuko basanze umurambo wambaye ubusa, kandi ikindi banamukase n'izosi. Bivuze ngo abishe nyakwigendera babanje kumusambanya ndetse babona kumukata izosi. Bivuze ngo abamwishe bamwishe urupfu rubi cyane, bamwica urupfu rw'agashinyaguro ubwo bamwishe bamukase izosi ndetse bakanamusambanya. Koko basanze nta mwenda n'umwe yambaye, basanze ameze nk'uko yavutse. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugore asize uruhinja ndetse agasega n'umugabo, kandi ngo agiye n'umuryango wari ukimukeneye. Abandi bavuga yuko uyu mugore yabanaga neza ndetse ari inyangamugayo kandi yakoraga inshingano ze nk'uko bikwiye. Yari mutwara sibo, y'ahantu habaga ikibazo bakamuhamagara, yazaga kunga ingo, ndetse bigatuma abatandukanye bongera gusubirana. Rero urupfu rwe rwatunguye benshi, urupfu rwe rwarishije benshi, ndetse na bamwe mu baturanyi be bavuga yuko abishe uyu mugore bagomba gufatwa nabo bakicwa cyangwa bagatabwa muri yombi. Polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo yavuze yuko kugeza amagingo aya ngaya abakoze bino bari buze gufatwa bagatabwa muri yombi, kandi ikindi umuntu wese uzagerageza kwica mugenzi we nawe azahanwa bikomeye cyane by'intangarugero. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Bimurangiritsiri avuga yuko abakoze ibyaha nk'ibi bagomba kuza mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ibyaha bikabahama bagakatirwa urwa burundu, kandi ikindi uzagerageza gukora icyaha n'igisa nacyo. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha, rinakumire ibyaha bitaraba. Ngaho ngo ukora ishami ry'ubugenzacyaha RIB riri gukora iperereza ko uyu mugore wapfuye akapfa urupfu rubi cyane, akicwa urupfu rw'agashinyaguro. Bivuze ngo kugeza amagingo ngaya hari abari gukorwaho iperereza, ariko icyaha nikirabahama, icyaha nikibahama baraza gufungwa. Kandi nanone ubugenzacyaha RIB buracyakomeje gukora iperereza. Bamwe mu baturage batuye hano mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma bavuga yuko mu gukora iperereza rwose bakora iperereza bitonze, kandi ikindi ntibakeke umugabo we, koko umugabo we ari mu mujyi wa Kigali yagiye gushaka amafaranga. Bivuze ngo nawe iyi nkuru nibwo imugezeho, ari mu nzira aza atega moto kugira ngo aze ashyingure umurambo w'umugore we. Ubwo umugabo nawe yaje atarwiyambitse, yaje ahasanga itangazamakuru ritaragenda kuko twahageze twebwe yahamagawe. Bivuze ngo twahahuriye, ariko umva amagambo yavuze. Amagambo yavuze niyo yarijije abanyarwanda bari bari aho ngaho, benshi bari bashungamirije bareba ukuntu umugore yapfuye urupfu rubi cyane. Yavuze ati umugore wanjye nakundaga w'isezerano, umugore nakoye inka, umugore nemeye kujya kure yiwe kugira ngo nshake amafaranga ndebe icyatunga umuryango. Ubu njye ntabwo nashakaga kumuva impande kubera urukundo namukundaga rwuzuye umutima, kandi ikindi mukunzi wanjye nubwo ugenzaguma nkukunda, kandi nta wundi mugore nzigera nkusimbuza mu buzima bwanjye. Nzarera abana dufitanye kugera ubuzima bwanjye bwose, abana nzabaha uburere wari kubaha, kandi nzagerageza kurinda isezerano nagiranye nawe. Ninumva umubiri wamfashe cyangwa wanganje aho kugira ngo nkuce inyuma cyangwa ndenge ku isezerano, nanjye nziyahura nkusange aho ugiye, kubera ko aho nsize nanjye nagusize meze neza, ahubwo nsigiye nimba
intimba n'agahinda, ariko ndagusezeranya yuko abakoze bino abakwishe ndakora uko nshoboye kose bafatwe bahanwe nk'uko amategeko abiteganya, nuko icyaha cyo kwihanira kitakibaho cyangwa nta muntu kihanira abakoze bino nari kubafata nanjye ngahita mbaryariza ipanga nkabaca umutwe, ariko leta yacu y'u Rwanda ntabwo yemera ko umuntu yihanira. Bivuze ngo ndagusezeranya yuko bari buze gufatwa bagafungwa bagatabwa muri yombi bakaryozwa ibyaha bakoze byo kuba bagukuye mu buzima. Kandi ikindi nzahora nkuzirikana, nzahora nkwibuka, ni wowe mugore, ni wowe rukundo rwanjye nagize mu buzima bwanjye, ni wowe muntu wabashije kumva uko nari meze, agahinda kanjye nari ndimo, niwe wanyijije umubabaro, ndetse ni wowe nari ngiye kwiyahura utuma niyahura, niwe wambereye urumuri mu mwijima, kubera ko nkukunda uri umwe, nkukunda nk'inkimwe. Abana tufitanye nzakomeza mbarinde kandi nzakomeza mbarire nk'uko bikwiye mukunzi wanjye, aho ugiye ugire iruhuko ridashira. Yavuze aya magambo ahita agwa muri koma, abari bari aho ngabo nabo bararira barasuka intimba y'amarira. Ngayo nguko rero reka iyi nkuru yacu tuyisubikire hano. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ni Kidasamura TV Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.